Siko bukeye we. Burakeye. Ajye kureba bari abapagasi banje. Uko bimeze. Andebereza imbwara. Kosha, washangaje ushaka gusinzirira hano. Washa icara hano. Wowe nawe bisembirukana mwabinyogoti mwe nyangaragata. Twakoze iki boss? Soki. Twakoze iki? Waje gusinzira anga. Ugende. Simuzangara kungarukira hano mwabi. Jingo ikiburira twe. Kozi. Iyi minsi. Andebera abakozi. Mugende sinzongera kubabona hano. Hey. Yes. Umva ngewe nkeneye abakozi, zagigera z'abakozi nazirukanye. Ushaka abanga bangahe? Nkeneye nka batatu cyangwa bane. Aho ngabo barahari bo kabisa. Abo ndababona ndabashakisha muri minota 10. Mbese kuzamura niyo baba 10 ntacyo byabintwaye. 10 cyangwa 20 nabyo nari. Okay. Sawa murakoze mubyeyi. Sawa. Murakura mwende kubarangira akazi mukaza ahubwo muri no gushondera nyine ko bana. Kuza nk'ugiye gutanga akazi uri kujya imbere no ujya kuza nk'ugiye kandi gutanga akazi wewe. Yenda barangira umugende umusemu uyu yaje gukora ukuntu gisa nk'ikijura kiba inkoko. Uri mu bikamba n'undi n'umushu. Nasa no muntu ari gucukura ibijumba. Rukara rubi ngo yimo mwakazi. Komage. Ajya tubyorere mwabigoryi. Yego. Tumereka bitugereza mu boss. Kandi komage kwanza ze bikomanje tubona akazi. Suza gicucu. Uje wono tanga akazi. Kabona. Gogo. Ubusari dada biri gukomanga. Kiri. Byanyu visa urabona ko ari abasore rero urabona ko ari abasore bane nabayisemo n'ingwiba mutetsi kubirenya ande wowe kagasha wanza wende kubona akazi utagashobora ta yakwirukanye nagushabutse ta uri umusirimu bano bashobotse basangize aha abandi muze Marasi boss amafaranga ndayabona gutera taha tuzabona nejo kamanze ndebe aba bakozi niba atari imbwa sawa ko muri kurwana mbirukane umva murataha kwa banyoko ndabirukana boss naje kuri kuza kwiruka unasa neza batwara madamu wanjye tutaha boss ntabwo nabikora boss abandi muze kwihuta mfite ibintu byinshi byo gukora boss ariko twizeye ko twakabonye amakuru yawe ni meza ndi kubona nana kwikundiye ushoboye iki ngewe ashoboye guteka iki ni iki boss nguru umusatsi wawe asubundi washoboye iki kwanza teka kurya asubundi kwanza mbere y'ibyo byose zimvange mbere y'ibyo nakara byose muzi akazi mushaka turakasi akazi ko guteka akazi k'ubuzamu se umuntu agera mu kikoni rya umukozi ndamufite azajya batekera bose wakikorera bamutaha bose ako nakuntu twabigenza tukajya turakora izamu tukanateka muze ibindi tuzabivugana muze ndabista amavuta kubyibuha
akazi kawe mbona nashaka gusinzira. akazi kawe mbona Rero ko gisa. Nyenda ari ku mugozi iri. ntabwo wayanuye Ngo kirareba. Vuba genda urunganyiriza imyenda nkeneye kujya mu gikwe. Yo gutunganya vuba. Ndaje nsange babitunganyije. Kimwa. na myenda boss wabonye Wapi? siko myenda mfashe siko myenda boss bashobora kuba bayitse ki Ndatashi. nta n'icyumweru tumaze barayijyana ariko abantu bazi gutinyuka pe Tubigenje ute? Tumwiyacuze. tubibwire boss rero nyine turebe niba aratwirukana cyangwa Tubwire boss ko natari masiko yari yancungishije umuryango. tucu haguruka tugende wa Tugende. Mushenye agatera mushaka iki? Boss nyine. Nyenda yaje byagenze ite? Bayiti. Nyenda yanyu yanyu. Imyenda yawe na pataro yawe bayijyana. Ubwo se mu maziki. myenda bajyanye nawe turabizi ko udahemaga umusaruro mwinshi Okay. sibyo ahubwo ubwate ukateye ariko uduhereza akazi Okay, sawa reka tubiganireho kubera ko hari n'igisambo kimaze iminsi kinzengereza. Icyo cyakujyana imbere. Okay. Aramutyaza ibyuma. Ibyuma bimutyaza n'abantu